Learn. Muhimana amashimeshe cyane. Oh, hallelujah! Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. We are going into the word of God. Kandi muri uyu mwanya mutoya Just for a short ndagira ngo moment, dusome muri Yohana igice cya 16 I want us to read in the book of John chapter 16 umurongo ni wa 7. verse 7. Ijambo ry'Imana riravuga ngo The word of God says, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda. very I truly tell you, it is good for you that I'm going away. Kuko nintagenda Unless I go away, umufasha atazaza aho muri. the advocate will not come to you. Ariko ningenda But if I go, nzamuboherereza. I will send him to you. Tuvuge ngo haleluya. Tugiye abana ba Ikodime bagiye. Yes. Cyangwa baracyari hano. Bagiye. Nuzaza usoma muri Bibiri. When you read the Bible, uzutinda ku buryo amagambo yanditsemo avuga. please be careful on how the words are. Kandi uzugerageza kureba icyo twita amagambo akomeye ashimangira message. Look at the main words in that sentence. Mu Gifaransa twabyita les mots clés, keyword. These are keywords. Ni ukuvuga ngo uzureba ngo ese muri iri jambo nayahe magambo aremereye cyane. When you read the sentence, look for keywords. Ubushize kwa gatanu nigisha ndaja gusoma uwo murongo. On Thursday, on Friday when I was preaching, Naho twasanze harimo amagambo atatu akomeye muri uwo murongo twari twize. there were 3 important words. Hano naho turagira ngo tubanze turebe ese aya magambo ari makomeye aremereye ashimangira nayahe. So in this sentence, we are looking for keywords. Ijambo rya mbere riravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda. Nevertheless, I tell you the truth, it is your advantage that I go away. Nimwumva uburemere bwayo. Listen how this is heavy. Uwo ni Yesu wari muvuga. This is Jesus speaking. Nukuvuga ngo ikizagira akamaro muri iyi si mwitorero. It means what is useful for the church here on earth, Nuko ngenda. it's that I go. Protocol nimuzanire iyi ntebe nari nicayeho. Ushers, please bring me this chair I was seated on. Ikintu gitangaje Something interesting. ndagira ngo mwumve iri jambo. Nukuvuga ngo mu bundi buryo In other words, Yesu yagize imyaka yicaye ku ntebe akikijwe n'abigishwa be. Jesus spent years surrounded by his disciples. Noneho burya muri ya myaka yose imyaka 3 hafi n'igice And around 3.5 years, Yesu yarabagaburiraga. he would feed them, Yesu yakizaga indwara. he will heal Agera igihe diseases, yitamba acungura isi ibyaha by'abisi he gave bose abizeye himself for the barakizwa. sins of this world. Arangije aravuga ngo Crucified, and at the end he said, ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda. what is useful is that I go away. Akamaro ni akahe? So what's the point? Umuntu wari ukomeye atya Someone who is this important, absence ye igize akamaro kwawe. how will we fill his void? Tugomba kuzaza twumva uburemere We bw'ikintu need to understand bishingiye ku magambo ari the makomeye. weight of something based on the words used. Agaciro nuko mbavamo nkagenda kubera ko nintagenda What's ntabwo advantage bizabagirira to you akamaro. is that I leave because it's not useful for me to stay. Iyo ni ijambo rimwe riremereye rikomeye. That is one heavy word. Ijambo rya kabiri The riri second word, rikomeye very ni important. risobanura iri rya mbere. It explains the first part. Impamvu Yesu avuga ko iyi chaise vide igomba kubaho The reason Jesus says this chair must be left kandi absence igomba kugaragara ikomeye cyane. and the void must be seen. Mureke mbereke ko yari ikomeye. Let me show you how important the void was. Amaze kugenda After he left, abigishwa bacitse igikuba his disciples were almost shocked. kugira ngo mwumvire ijambo kuko riremereye. Petero yisubira kuja kuroba. Peter went back Aravuga to ati, "N'ubundi fishing and he said, twari twakurikiye uyu mugabo
Either way, business irarangiye in any case, we had followed this Reka man and nisubirire the ku business mwuga. is over. Let me just go back to my former Petero way. baragiye Peter n'abandi left baratatana and the others followed. mureke mbabwire kugenda kwa Yesu na absence ye kwari kugiye kugaragaza iherezo ry'umurimo nimba ba Petero bari bagiye kandi aribo yasize If his ko murimo ko disciples bitagize had hari left, impact ikomeye cyane Don't you think there was a big impact? iri jambo Yesu yarimo avuga This sentence that suko Jesus said, yarayobewe ibizakurikira it is not because he was ignorant of what was about ndashaka to ngo happen. mwumve uburemere bw'iri jambo I just want you to ngo understand absence the ya weight of Yesu, this word. kugenda kwe ngo gufite akamaro His departure was useful. kizagira icyo kibamarira It was useful. arasobanura And he explained, kuko nintagenda because if I do not go away, umufasha ntazaza the helper will not come to you. igikurikiye hanyuma kizaza kubera ko ntakiri hano kandi kigifite akamaro What is to gakomeye come mu mwanya ugezweho must come when I'm gone. c'est pour dire And this is useful. This is to nindasiga say, iyi chaise vide if I don't leave this chair, ntabwo twayicaraho twembi we can't both be seated in nari one ngize chair. iminsi nyicayeho I have been sitting on this chair. nkora mission I fulfilled my imana yari mission yampaye gukora gucungura that isi God gave me to take care of the aho world. bigeze And at this point, shoje igikorwa I'm done with my work. musome Yesu avuga mu gice cya 17 Can we read in chapter ngo 17? nakubahishije mu He isi said, I've honored you kubera ko nakoze umurimo wari watumye gukora because I fulfilled the work you igisigaye have sent ngarurira me cya to do. cyubahiro nari mfite The rest is for me to get back my ngomba rero glory. gusiga iyi ntebe So I must leave this chair. nimara kuyivaho When I leave this chair, niyo mpamvu yavuze ngo that's ntabwo the umufasha reason I azaza say, the helper will not come. icya gatatu The mokere third, ariko ningenda but if I nzamuboherereza I will send him to you agire gute To aze do kwicara what? kuri ya ntebe to sit on this chair. nimwumva agaciro ka Holy Spirit Listen to the value of the Holy Spirit. hari abankurikiye bavuga ngo amen Is there anyone following? mwongere cyane haleluya reka mbabwire iki kintu Let me tell you this. imana ni imana ya ordre God is a God of order. izigena ikintu cyose mu mwanya wacu He puts everything into place. ntabwo izigonganisha ibintu He doesn't confuse anything. igira ordre He has order. ikintu kiza kintangaza So what amazes me, imana ni imwe mu butatu God is one in icyo three. twita trinite What we call the Trinity. muzarebe So check ni this. imana imwe One God mu butatu in three. yesu ni imana mwuka Jesus, wera ni the imana Holy Spirit, imana data ni and God the imana Father. ariko imwe But- imana imwe mu butatu God one in three. iki kiza gikomplika abateoloji This is confusing for kandi theologians. ntiwanacumva mu bwenge bwawe And you can't really comprehend this in your own Tuzacumva twarageze mu intelligence. ijuru. We will understand this when we get to heaven. ariko muzarebe ukuntu baza buzuzanya But see how they complement impamvu each yesu other. yavugaga ngo agende The reason why Jesus had to ntabwo leave, yari ahamagariwe gukora ibyo umwuka wera agomba gukora because he was not called to fulfill the work of the Holy Spirit. muzasome trinite uko bimeze When you read naratangaye about the Trinity, iyo nsoma amagambo je nyatindaho when I read words, I spend time to understand. muzasome ubumana imana mu butatu So muzumva read one God in reka mvuge mu three. bijyanye n'ubuntu Let me talk about when baza it bavuga comes ngo to human. imana igira ubuntu God of abazi grace. ikinyarwanda barabyumva Those who speak in Rwanda understand. imana igira ubuntu God of grace. yesu wuzuye ubuntu Jesus filled with grace, mwuka wera utanga ubuntu and the Holy Spirit who gives us the mwumva izo grace. za action ziratandukanye nta munsi n'umwe There is wazana no icyo day yesu agomba gukora ngo umwuka wera akigire you can cyangwa umwuka do wera icyo imana yakagombye what gukora kibiza bigongana Jesus na rimwe was supposed to do, and vice ni versa. ukuvuga ngo icyo yesu yari arangije It gukora means what Jesus had done, yarasoje misiyo he was done with his work. umwuka wera afite imana yatangije agakiza So Mu- God Ye- started yesu the work, arakazana Jesus umwuka wera brought aragakomeza salvation, ajyana nabo and the Holy Spirit continued bagenda the work. bajuwa role mu bihe bitandukanye They work different times. imana igira ubuntu When God was full of grace, nagira umutima mwiza wo gutanga ariko ndafite ubushobozi I can be a generous person hari abantu without the bagira means. akaba yokugabira ibyo adafite kubera ubuntu bwinshi agira There are people who are very generous, they can give you what they don't have. hari umugore umwe ngo wasanze abantu barimo batambuka There's a arababwira woman ngo who se found mwaje people walking, nkabazimanira and she said, kubera ubuntu bwinshi why don't you kandi come mu rugo in? ntabyo afite And she didn't have anything in her kubera house. imbabazi gusa ngo arabajyana ngo But because of abagezeyo the grace in her,
arababwira ati bana banje nta biryo he mfite said, I do not have food, ariko ndabahereza kukunyu gate muri gate but I'm going to give you a little bit of nimugera salt, muzira nibura mugira inyota munywa amazi inda yuzure mutaja kugumwunga so that when you go further, you can be thirsty and drink some water. ubuntu bwinshi ariko ntacyo afite cyo She kugabura had so much grace, generosity, but she didn't have the means. So God has the ariko ntacyo grace, yatanga idafite Yesu but he can't give without Yesu Jesus. nawe akabikigega cuzuye iki So Jesus is the one, ibyo the Yesu tank Imana filled with kuko grace. igira umutima wo gutanga cyane So because Jesus has a generous igiye heart, gukora izivoma muri Yesu when God has a generous heart, he nicyo feels gituma Bibiri izivuga ngo yaduhereye imigisha yose that he has muri given Kristo us all kinds of blessings. Yesu ni ikigega So cyuzuye Jesus is a tank full of blessing. ikavomamo ariko So ni he draws all of this from kugira ngo Jesus bitugereho for us to receive. umwuka agahinduka amaboko So the Holy Spirit becomes the channel. ibi bintu bituzuzanye Imana yagira ubuntu idafite Yesu So the yabukura God of grace, Yesu ko abwuzuye hadafite amaboko without arekura Jesus full of uzakugeraho grace, we cannot receive ubutatu rero without the bukagira Holy gute Spirit. bukuzuzuye So the Trinity is complementary. niyo mpamvu Yesu yavuze ati That is umwanya why wanjye rero Jesus said, for me, urarangiye my work is done. sohoje yaravuze ngo byose birarangiye He said, it is done. agakiza ndagashinze ku isi I have brought salvation. ubwami bw'Imana nabushinze The kingdom of God has come. Yesu yari yavuze ngo itorero ryanjye nzaryubaka ku rutare amarembo y'ikuzimu And he ntazabigera said, I will build my church on the rock, and the kingdom of na hell shall not Satani prevail on it. uhaguruka nta kintu yashobora There is nothing that Satan can do. The gates of hell shall ariko not prevail. continuity ugomba gukomeza itorero But whoever must agashindura ibindi continue the work and change things ni Holy Spirit is the Holy Spirit. reka rero mbabwire buriya ibindi bisigaye bikomeye by'urugamba kuri iyi si So everything else that's left, management gestion ya church the management of the church, umwuka wera ubifite mu nshingano is the work of the Holy Spirit. muvuge ngo haleluya mwongere cyane haleluya uyu mwaka rero tuvuga ngo ntabwo ari imbaraga n'ubwenge ni ukubera umwuka wera. When we say it's not by might nor by power but by the Holy Spirit, ni ukuvuga ngo icyo dukeneye gukora cyose anything that we need to do, umwuka wera arabishobora the Holy Spirit is able. mu buzima bwa gikirisitu In your Christian life, umwuka wera ni capable kuri buri kintu cyose everything. he can do everything. mwakurikiye Are you following? muvuge ngo haleluya noneho rero ikizakwereka ko umwuka wera uyu ni umwaka wo gutinda ku mwuka wera arimo akora mu buzima bwawe ari present arimo ahindura ibintu. So the only way you will know the Holy Spirit is working in you this year, hari aho bitangirira it starts somewhere. ijambo ry'Imana riza rivuga ngo The word mubanze of God mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, ibindi bisigaye muzabyongerera. and everything else shall be added unto you. hari inyigisho ziza zibaho mu itorero There are certain teachings in the church, akaba arizo dutindaho kandi nazo ni ngombwa and we spend time on them. It's also necessary, ariko sizo zibanza. but it's not what should start first. ndashaka kubabaza iyo umuntu atangiye kwiga atangira muri école primaire When somebody goes to school, Huh? do they start with the elementary school agakomereza muri secondaire and they start with middle school? abazi igifaransa High school. muzi icyo ikintu cyitwa primaire Do you know what is elementary school? buriya hari tuba tupfa gufata ibintu gusa Or bari primary muri school. primaire uzi icyo bisobanura We usually say primary school. buriya primaire You know, ni fatizo niyo foundation Elementary niyo shingiro school rya secondaire is the foundation, the bivuga ngo start of wakandagira the muri high secondaire the secondary school. utarabanje kuba muri primaire. You cannot be in secondary school before you start primary. reka mbereke iki kintu iyo bareba ubukene icyo twita les besoins hari icyo twita les besoins primaires When you na les look besoins secondaires. at the hierarchy of needs, there are basic needs and there are secondary needs. ubukene buri primaire bw'ibanze niba the kuvuga ngo basic kurya ni needs primaire utariyura Is eating, because without food you die. uko wamera kose waba ufite amafaranga make Whoever you wagira are, whether you have money hari or ikintu kiri not, primaire ugomba kurya kugira ngo there's uzafe something basic you need. You need c'est un besoin food. primaire
Food is a basic need. ariko ifite ubundi bushobozi n'andi mafaranga But if you have more, muri ibyo biryo wariye wakongeraho fanta ufite ubushobozi warya n'ibindi ibyo biri segondere kuko bitabonetse on the food menu you can add drink sodas and different no mu juices. by'umwuka rero So- hari biri primaire ibindi bisigaye bibayeho nta gaciro byagira bitubakiye kuri primaire. In the spiritual realm, there are things that you must have hari abahe abantu as a bavuga ngo basic amen foundation. mwongere cyane amen. Amen. buriya rero umwuka atazayitiranya ibintu tiyoza na segondere ngo ibanze primaire zibanza segondere kamwe gukurikira. So it is the same order with the Holy Spirit. There are basic needs and there are other needs that follow. tuzasenga muri uyu mwaka imisozi yo muri finance, imisozi yo mu mashuri, imisozi yo mu rushako, So the imisozi mountains ya of he finance, yose of izamuvinga marriage, yose any other izanyeganyega. will be removed in Jesus' name. ariko iyo ngiyo But those igomba kubanza mountains- kubanziriza kuri primaire. Must follow the basic needs. nitugusengera imisozi ikavumba ingingo ugashaka Imana itaratransforma ubuzima bwawe, itarahindura life yawe, uzabumbwira ko ibyo ufite uzabugiye kubakira. What good does it do for God to bless you before transforming your life? ikintu cya mbere rero uzamenya ko umwuka ari present So the yatangiye first guhindura ibintu, thing you notice when the Holy Spirit is within you, azatangira transformation yo mu buzima bwawe. He will start to transform your life. ubu ngubu mbabwire mwa bakristo mwe muri Kimisagara, uyu ugomba kumenya ese umwuka wera arimo cyangwa ntarimo. You need to know, is the Holy Spirit within arimo me or kubera kuba not? uwizeye Yesu Kristo wese afite umwuka wera, ariko Everybody who arakora believes in Christ. waramuretse arakora. Have you allowed Him to work within you? ikintu cya mbere azakora umwuka wera The first thing He does, aho azahera muri primaire, He starts with the basic needs. azarandura umusozi witwa ububata. He removes slavery. turi kumwe? Do you understand? azarandura umusozi witwa He ububata. removes the mountain of slavery. abakristo bagendana nabwo umunsi ku wundi, abakristo bagendana nabwo ububata Slavery that bagendana has nabwo. bound Christians on a daily basis. nimuvuge ngo ububata, Repeat after me. mwongere cyane ububata. Slavery. ikizatwereka umunsi tuzakora evaluation dutanga raporo The day we will make a report, nuko twebwe tuba dutinda kubifatika gusa ibyo tubona naho ibindi gatatu tubimenya. unfortunately we spend time on things Ariko that are by'ukuri, visible, tangible. raporo ya mbere yakagombye But the gutanga first report we need to give ni ukureba ububata bwihishe hagati yanyu is to ukuntu look bwagiye busenyuka, at how you are bound. uburyo ububata bwihishe mu itorero, mu bagabo n'abagore, abasore n'inkumi, Here in the church, tukareba bound ni to gute slavery. mwuka wera yagiye aburandura mu In the buzima, mothers, the fathers, and the youth, how you are still bound. naho atangirira. That's where it starts. kandi ubwo kurandura ubwo bubata ikibyerekana ni iki? And here's what shows slavery ni ukwihana ibyaha. is repentance of sins. nguwo umusozi ukomeye It mwuka wera is azatangirira. the big mountain that the Holy Spirit starts to remove. kwihana ibyaha. Repentance of sin in the church. mureke mbabwire kuzamenya ko le Saint Esprit yageze mu itorero, We will know yageze mu that the gihugu, Holy Spirit has come to this church, revive church, mwuka aho to yakotorera the ibintu byose. country, when there is a sinye revival. yo hanze igaragara The first sign nuko abamama bihana ibyaha, that abapapa bihana mothers ibyaha, repent, abahungu fathers bakihana ibyaha, repent, the abakobwa young bakihana men, ibyaha, the young abakomeye women, n'aboroheje bakihana ibyaha, great. buri wese akihana ibyaha bye. everyone must repent. muzarebe za revival zose zabaye ku isi Look at all the revivals that have happened in the world. zitangizwa nuko abantu bibona It starts bakamenya etabari barimo By people batayizi, examining themselves and noticing where they are spiritually. kubera ko mwuka wera yaje akanyura imbere y'itorero, imbere y'abagabo n'abagore, utangira kwireba nk'uhaye wireba mu ndorerwamo. Because when the Holy Spirit comes, you start to see yourself just like in the mirror. uzarebe iyo uvuye muri salo Check yourself when you none go into ukaja your muri living dushe hari room, miruware when you go into cyangwa the se muri salo bathroom, muri shambure yawe miruware or irimo, in the room, wherever room iyo has a wikubise mirror. amaso gucyuza umenya umusatsi ko wahengamye ukamenya tashi ufite When you look at ugatangira. yourself in the mirror, you notice a spot in your face or your hair is not well done. ariko utaraja ukiri muri salo ntiwari kubona. But before you get into the mirror, ikizakwereka you ko umwuka can't. atangiye kugenda mu So you itorero will know the Holy Spirit has nuko come, azanyura mbere y'umugabo n'umugore uwo ari we because he wese comes agatangira kubona before za you. tashi zimuriho. and he starts to see the different signs, the marks in your face. muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya.
muzabaze za revival zose Ask zabaye about any revival that has happened. no kwihana ibyaha. Repentance of sin. Muvuge cyane haleluya. Hallelujah. Kwihana ibyaha. Repentance of sin. Evaluation ya mbere tuzareba. The first evaluation that you must nuko do. tuzareba ubuzima bw'abantu. We look at people's lives. Za bindi waburaniraga. The things that you were Abakristo basigaye baburanira ibyaha. Za bindi washakishaga amaverse the things that you were arguing about to support the things you do. Uzamenya ko ari bibi. You will know that day that it's wrong. Za bindi watwikira. The things that you are hiding, Uzabitwika. you will open up about them. Umwuka azabatangiye gukora. And the Holy Spirit will start his work within you. Iyo usomye muzakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19. When you read in the book of Acts chapter 3 verse 19, Bibiliya iravuga gutya ngo nuko mwihane the Bible mushinduke. says, repent, Iryo ni ijambo rya mbere. as the first word, Ibyaha byanyu bihanagurwe. that your sins may be blotted Ijambo out. rya kabiri. Iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. So that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Harimo ibintu bitatu. There are three things. Nuko mwihane muhindukire. Repent and turn away, be Ijambo rya converted, kabiri, ibyaha byanyu bibabarirwa. and your sins may be blotted out. Icya gatatu, The third, mubone uko muhembuka. so that times of refreshing might come. Guhembuka ni etape ya gatatu. Refreshing is the third step. Icya mbere ni ukwihana. The first thing is to repent. Reka mbabwire iki kintu. Il y a une grande différence There is a big difference hagati ya confession na repentance. between Comment Vanessa? confessing and Hari repenting. itandukaniro hagati yo kwatura no kwihana. Confessing and repenting are two different things. Abakristo baje batura. Usually, most Christians confess Ariko ntibaje biha. but do not repent. Kwatura ni uguhagarara mu kanwa ukavuga ngo nakoze iki, naribye, Confessing is saying narasambanye, from your mouth, naranganye, I did naratukanye, this, I did urabivuga. that, I did this. You're just Kandi saying. ibyo ni ngombwa ugomba It is kwatura. necessary for you to confess. Hagakurikira etape ya kabiri, And the second step, kwihana. repent. Kwihana ni iki? What is repentance? hari wabisobanuye aravuga ngo iyo umaze Somebody kwatura say- ibyo ngibyo wamenye ko ari bibi. When you have proclaimed those things and you know they're wrong, Warimo ugenda mu nzira iyi niyo uzi ngo ni you're byiza. walking a certain direction, Mwuka knowing wera it's arashyikiye ngo well, pasi umenye ko ari bibi. and the Holy Spirit comes and you know Urabihakanye it's ngo wrong. sinzongera kubikora. And you Je say, demande I pardon. will not C'est la do this confession. again. It's Repentance. confession. C'est faire demi-tour. But repentance is Wamenye ko ari turning back, Ni turning ugushinduka. away. Turning away is repentance. Ugafata icyerekezo gishaka. And you take a new direction. Nimba nari nerekeye i Butare, If I was going south, iyo mpindukiye gutya when I turn, nkaba nerekeye Nyagatare, I go east. inzira nkomeje ya Nyagatare nzahurira na Butare he. And how will I go from the east to meet the west, the south? Dore rero See this then. umuyobozi yabivuze neza. The moderator Ngo said this. tugeze kure y'aho twatangiriye. We are far away from where we Ni started. ukuvuga umunsi nakiriye Yesu nk'umukiza n'umwami. Means that day I received the Lord Jesus as Lord Nkavuga ngo and Savior. narasambanaga, naribaga, If I nari was umunyamacakubiri, committing adultery, nari umeze if I was nk'umugore stealing, w'umufarisayo. Ndabyatuye If I was ndabiretse. a Pharisee, I confess, I stop. Ni uguhindukira So I turn away ngakomeza inzira. and I start a new direction. Nimba ngize imyaka 10 narakijwe na 20 ngeze he. If I have been saved Nimurebe for 15, urugendo 20 years, rw'imyaka 10 na where am 20 I? Where do narakijwe. I stand currently? Ko murabona ngeze he? How do you see? Narabishyize kwe. I left. Arandika rero ngo mwihane. So then he writes, repent. Icya kabiri The second, ngo ibyaha byanyu bihanagurwe. so your sins may be blotted out. Nabwiye abari hano kuwa gatanu ndababwira ngo ntabwo ibyaha bimarwa n'iminsi. Never. Sins don't Icyaha go away with kimarwa no time. kwihana. Sins go away with repentance. Nimba warakoze icyaha You ukiri need to umusore, repent. niba If you utarakiwe, sin and you are still young, that sin is still on you, on your head. Simpamvuga baje gukizwa.
I'm not talking about those who are about to be saved. I'm talking niba about waribye these amafaranga y'abandi Christians. If you stole money ukaba utarageze igihe kuvuga ngo mana ndarikoresheje kwa bibi and you sabye did imbabazi not ntabwo bikurwaho n'iminsi repent, it doesn't go away with time. turi kumwe namwe haleluya Amen. haleluya ubwo hariya tutakibatambutsa hano imbere nimba wara abantu basigaye bagenda bakora ibyaha Do you know people, they sin, they just take it, they're too familiar. okay imana izibabarira ndabizi I know God forgives, ariko muzamenya ko hariho na reparation but just know there's a time to repair things. yes turashaka kumwe tuvuge ngo haleluya aha rero ntigikurwaho icya kabiri ngo mubone uko guhemburwa kwanyu kugira gute kuza So we ubone may see sasa times of ubone refreshing. kugira ubuzima mu buryo bw'umwuka So you might have a spiritual life that is niba bavuga ngo well. haleluya When they say mwumve hallelujah, nawe ukuboko kurabangutse kuzamuka naho and you ubundi are free abafite to lift your hand and usigara say uvuga ngo hallelujah. haleluya bazamura ukuboko barayagezayo Usually you can't even lift your hand to say hallelujah. kuko baraca zango buriya reka kubwira ikintu wakoze cy'uburiganya kikubamo ndugu ya kiza kikuboha amaboko You kikakuboha know, whenever umunezero you do something wrong, you become slave to that thing. You lose your joy. nze na muranumva mpaye ngenda nevorewe reka mbabwire iki kintu usomye mu baroma igice cya 10 igice cya 7 umurongo wa 17 n'uwa 19 muranumva neza. Read in the book of Romans chapter 7. 17 haravuga ngo sinzi ibyo nkora 17. sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. 19 kuko icyiza nshaka 19. atari cyo nkora ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. For the good that I will to do, I do not, but the evil I will not to do, I practice. icyo nanga nza ngihunga. I run away from what I hate. ariko naje gushaka kugikora kugihunga When I want to run away from ngasanga it, nicyo mpaye nkora. I find myself doing it. kirya nshaka cyiza nifuza gukora The good thing I want to practice, kugira ngo ngikore kikampunga. it runs away from me. usoma icyo gice cyose When you read this whole chapter, aravuga uwo mugabo aravuga ngo sinje ubu kibikora the man n'icyaha says, kimbamo ni it kamere. is not me who does it, but it's the old nature. It is the flesh. ariko mureke mbabwire uzi kubaho icyo wifuza gukora atari cyo ukora Do you know living a life where what you want to do is not what you ukaza do? ukora icyo wanga. You do what you hate? combien iyo vie c'est une vie ibabaje cyane It is a sad life, pe for sure. uwo ni imbata kuko ndifuza You guhobera are Barbara a ngo slave. musekere I wish I ngasanga could namubwiye have nabi. Barbara, but I can't. nifuza kubana n'abandi amahoro I would ngasanga like ko to turaterana live at amakofi. peace with everyone, but I can't. I'm always kwifuza kuba fighting. fidele kuri madame wanje ku mugabo wanje I want to be faithful ngasanga to my namuhemukiye husband or to namuciye my inyuma. wife, but I find myself going behind her. ukumuzamura ngo biriya Or him. zaba abantu bose baza bakora se nuko babyishimiye baza bavayo Do umutima you ushaka think guturika. that people who sin are happy when they're sinning? They're Akagenda not. arahira They ngo, come back with regrets. ariko ndahimutse ariko nabaye imbwa They kabisa. come back saying, I'm such a loser. Sinzongera. How can I do this? I will not do this again. ukuhogira uzumva madame If yomenya anybody umugabo could wanje hear, if yabimenya my wife, abana if my banje child, if bobimenya my ukuntu husband ujya could hear, what would happen to me? It will be so shameful. bibaho. Doesn't that happen? ariko uwo muntu bwaca But the next day, ugasura kandi kumusanga the same person goes back again. nawe ntabikunze ni imbohe. He's a slave or she's a slave. She doesn't like it or he doesn't like hari it. abakristu baviva They are Christians who leave bakagenda. like that. reka mbabwirize ukuri bavandi ubu ngubu aha ngaha dufite abantu bafite ingorane zikomeye We have people with different issues here in the church. baviva une vie iri en contradiction nabo n'ibyo bavuga. They live a life that is contradictory to what Ni they imbata. say. They are slaves. iyo umwuka agiye gukora rero So when the Holy Spirit is going to work, azahera mu kubatura we. He starts by freeing you.
ya vie iri en contradiction, So that life that is contradictory, uhora utwikira, the life that you hide, ya ngeso imeze nk'ibibembe, that's Hari behavior abantu that's like leprosy. bakijijwe hano There ariko are people in bagira the ingeso church who are bagira. saved, but they have Si hano behaviors that gusa, are itorero bound. abantu basenga mu nsengero zitandukanye, People who hari go to ababa different churches, there are ariko people who bagira leave, ingeso who have behaviors y'abagore. that are Akanyota bound karekare, to. akanyota karekare They have kamukoze, so much addiction to different things. kandi yajya kubikora ikikwereka ko agira ingeso yamugoye nawe atari free, akaja kwihisha ahantu batatse amatara. None se kutarinywera ku mugaragaro kuri etaje, And they abuse alcohol, or they Uzura like ngo kwihisha we, alcohol, so uwo they muntu go afite amahoro drink, se? or in the darkness they ask for drinks where nobody sees them. uzabibwira ngo umugore uhemukira umugabo agahemukira umugore aje gushaka abandi hirya, nuko se ababishaka azava imusi mugashaka guturika, ariko agira ati harabushwe And yifuza the men and gukora women who icyaha commit runaka. adultery don't do it because they like it. They're just bound by the sin of adultery. Umugabo uzi ufata telefone n'abajene cyangwa umukobwa Anybody akirirwa who- ku mafilime ya porno ari Who mare watch pornography on their ubwo atari phones. imbata bakumbwira icyiza Isn't kiba that being a slave? mbwira icyiza kiba Tell me, what is that? ariko ntabireka. But Iyi they don't telefone stop. iramukontorora nk'uhaye The ukontorora phone controls na them satellite. just like somebody's Sinkureba guiding ariko them. ajya kugira gutya ndeba ijosi rikaza ryamba rigenda gutya. It's such addicted. It's like it's calling you to stare at the screen. Sinzi ibyo nkora. I don't know what I do. Bankubwira mugenzi wangu hari inkuru nziza. Tell your neighbor there's Abo ngabo good babwira news. hari inkuru nziza. There's good news. Mubwire cyane hari inkuru nziza There is good news yuko imbata zigiye kubatuka. that slaves Bwana are asifiwe. free. Mubwire ngo hari inkuru nziza. There is good news. Ntabwo Bibiliya izitanga ngo ikondane, izitanga The n'igisubizo. Bible always gives a solution. Haleluya. Umubwire ngo nicyo cyazanye Holy Spirit. That is why the Mubwire ngo Holy nicyo cyazanye Spirit umwuka wera. came. That is why the Holy Nicyo cyazanye Spirit umwuka wera came. nukugira ngo atubohora That tuvane is muri izo why ngoyi. the Holy Spirit came to free us. Sema haleluya. Sema haleluya. Mwongere cyane haleluya. Amen. Urubyiruko muvuge ngo hari inkuru nziza. The youth repeats, there is good Mwongere news. cyane hari inkuru nziza. There is good news. Inkuru nziza ni iyi ngiyi. And this is the good news. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo ni byiza yuko ngenda. That is why Jesus said it is useful for me to go away. Yarazi ko nitumara gukizwa He knew that after we are born again, tuzarwana na kamere. we will fight our flesh. Hari abaje bavuga ngo kamere yarapfuye. There are people who say that our old flesh has died. Kamere izapfa twageze mu ijuru. It will die when we go to heaven. Kamere iguhoramo. It's always there. Imbaraga z'umusaraba icyo zakoze The power of the cross zaraducunguye redeemed us, duhinduka abana b'Imana. became children of God, Birangije and after that, biduha uburenganzira bwo kwakira umwuka we gave us the right to receive the Holy Spirit, kugira ngo aduturemo. for Him to dwell in Niyo us. mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri twe afite imbaraga kuruta uri mu That isi. is why the Word of God says, who is in us is Umwuka wera more ntiyahawe powerful isi, than... umwuka wera yahawe abakirisitu gusa. The Holy Spirit was not given to the world, but to the Kugira ngo agire Christians. gutse. Kugira ngo afate kamera ayikandakande. For Him to take captive of our flesh. Mwari mwabona abantu bazi and gukirana, squeeze it. mwigeze mujya mu mikino yo gukirana kera? Hari abakiranye hano ngo ndagutega urugonde. Hari abantu bazi bakirana, nigeze kubona umusore umwe akirana na mugenzi we. There's Kera a game tukiri abasore that kandi two people twatungana play. twese. Barakiranye. Yari umuhungu w'imbaraga. Ngo amare ashinga ivi gutya. And there are people who wrestle, Afata mugenzi we. and two young men Amuterera inyuma. wrestled. One of them took over his Aramuguruka friend, amunyura hejuru. Ngo ashikashinga umutwe nkiriya. Tugenda twirukanka twese. carried his friend, Dusanga and umuntu threw him kimya out. tagihaye avuga. Dutangira kuza tugangahura. Twabonye His Imana. friend was not responsive, and we started to shake him so he could Turamubwira ngo wake up. uzongere ucokoze wikoze kuri iki gituza cy'uyu mugabo wamucukira kuko wacukiye ku ibere rya mama. And we warned him not to wrestle with his other friend again, because it was more powerful. Hari imfizi zayivuga utundi dupfizi twose tugaceceka. There's always that bull that's more powerful than Umunsi any other bull. twakiriye Yesu The day we received Jesus Christ, hari agapfizi kageza kivuga mu buzima bwacu there's this old nature that ariyo yitwa speaks. kamere.
the old flesh, the old man. icyo ubonye cyose sumira mira icyo ubonye cyose It attracts everything that you see. It attracts everything you see. You eat everything. Yesu araducungura ngo arangize mwuka Jesus redeemed us, and then he said ntiyamushira inyuma imushira muri twe. He didn't put him behind us, but he put him in kugira ngo us, akirane na kamere, so he can fight the flesh, ahonde kamere, so he can squeeze the flesh, akanda kamere, so he can squeeze the flesh, kande so he kamere. can squeeze the flesh. namara kuyireduza muri état de faiblesse yayo, After he weakens our flesh, kamere yamifukama ngo afande yobora, the flesh bows. maze umwuka natangira kuyobora imbuto zo mwuka. And when the Holy Spirit starts to lead, you start to see the fruits of the Spirit. iyo utaretse mwuka ngo ugaburire ufate control, uzareke uve mu masengesho reka gusoma ijambo ry'Imana, ureke amazi ube nkureka umwuka wera azaba kugira guki amanuke namanuka. When you start praying, when you start fellowshipping, when you start praying, you will see what the old flesh will do. It will grow and take over. burya abakristo bose mubona imbuto z'umwuka wera zigaragaraho hanze, zigaragara hanze. When you start to see the fruits of the Spirit in Christians, ntabwo bishoboza ubukristo. Ubukristo tubushobozwa n'umwuka wera. it is because they are enabled by the Holy Spirit. They don't do it by their own work. Tuviva la vie chrétienne cyangwa ubuzima bwa gikristo kubera ko twavutse tubuviva kubera ko umwuka wera dushoboza. We are not enabled to live a Christian life by ourselves, but it is enabled by the Holy Spirit within us. muvuga ngo haleluya. Amen. mureke mbabwire iki kintu. timubona ba bagabo bavuga ngo bavutse ari imfura Don't you see these men in our culture who kamere says muntu they are the men of integrity who comes from noble families, kandi baza bitwararika nabyo. and they pay attention to that title. ariko nkubwiza ukuri, But let me tell you the truth. nuza kwinjira mu buzima bwacu fenfon hari indani, When you go deep down in their lives, hari ingeso uzasangamo there are some behaviors you find utangara, and you'll be shocked. ibindi yarabishoboye ariko You hari find ingeso they are doing yakamwe. certain things good, but there's some things of the flesh that they're still struggling with. baryo usanga nuko The people who speaks a certain way with so much pose, with so much eloquence. urakagira Imana kugaba inka 720 umukene ntaza azapfa kubona umuntu ugize akaba yakugabiye yagize. They are so sensitive to the poor. They are so generous. ija kwinjira mu buzima, But go into their life, mama shaho wokubitwa n'inkuba you'll be so shocked. kuko nta mwuka wera afite. Because they don't have the Holy Spirit. ariko njewe wuzuye umwuka we, But me, who is filled with the Holy Spirit, nikubwira ngo haleluya, when I tell you this is mwana it, wanje, my nshuti yanjye, child, my friend, uko niko biri, that is what it is. kuko sinshoboye ndashobozwa. Because I cannot do it myself, but I'm enabled to do it. icyo gituma tuba tubabwira mwa bakristo, That is why we tell you Christians, abadame bara, mothers who are here, nushaka kumugaba abo wawe if you want your husband to be your bwite own, wihariye tukamugumana komanano uzamuhereza Imana, give him to God. niho azakugarukira. It is then he will nushaka come back to kumugore abo you. wawe If you want your wife to belong to Muhima. you, give her to God. niho azakugarukira. He will bring her back to you. nushaka kw'abana baba If you want your children Bahima. to belong to you, give them to niho God. azakugarukira. Then he will bring them to you. sigaye mbona abakobwa bamara gukora ubukwe yarabudusezeranye uyu I mwana, see young women when they get married, maje bakaja muri za honeymoon wa they go to the honeymoon. za honeymoon. They go to their honeymoon. si bibi muzijemo, It is not bad. karagaburira umubiri, They're feeding the bodies. karagaburira They're n'amarangamutima, also feeding the akita emotions. byasisi ko murahekana murasomana They muragira see ibintu they are byose, holding each murarya other, inyama, carrying, murarya amafi kuri they are rake, eating. muragira gutya. yari asanzwe aterana kuwa kabiri ntaza gusenga, They used to pray Kuwa on Tuesday, they gatanu don't. ntaza, On Friday, they icyumweru don't. naho abanza muri siporo, On Sunday, they go for exercise. akinjira hariya akicara hariya inyuma, ese waragiye imyami bizi n'umugore, And you ask them, kuramureba what has nawe n'umugabo wawe happened? umugore They are we And you are the wife, umukariye, you're looking. birya yagaburiraga umukariye kamere kirakura.
And you can't see something wrong because your flesh is growing in you. wa mwuka wakontorolaga ame amarangamutima ibyemezo inyota z'isi n'ibindi wazikandamizaga karagenda atagaburirwa karagenda ashira. Is shredding. It's diminishing in you. N'umusango yadukanye ibindi tugatangara kuko cyari kimurinze. So then tomorrow you see him doing something else, don't be surprised because it was meant to happen. Yes. Iyo tubabwiye ngo nimuze gusenga mukagira ngo none muze mwumva ijambo ry'Imana mukagira ngo none ngo ni inyungu za Pastor Aroni ni inyungu za Pastor na ni inyungu za nutagaburira icyo cyatsimbuye Yesu ari wo mbaraga z'umwuka. Whatever has replaced Jesus is new. Uko mwinjira mu masengesho uko usoma ijambo niko usabana na Holy Spirit. The more you pray, the more you read the word, the more you fellowship with the Holy Spirit. None se Paulo ko yandika Efeso ngo mwuzure umwuka wera timusindizoga musinde be filled with the Holy Spirit, be not be drunk. Amarangamutima akamenekaga imigezi iteme uwo mbwira ko kamere yanyura ariko nimba ameze kibigara hano mu bugombabara ibindi byose birigera. Haleluya. Amen. En fait agaciro k'umwuka wera, so the value of the Holy Spirit au niveau de la présence, it is not when it comes to the mais c'est le niveau physical. de la puissance. It is about the Sema muri power. munumva la présence kubaho twese dufite umwuka wera. The presence is there. We all have Itandukaniro ni iri ngiri. the difference. Nuko uwo mwuka wera turimo twese afite imbaraga zigara he. It's how much powerful is it when it's in you. Umunsi umwe ni muri Ezekiel ngira ngo Imana arambwiye ngaho ngo pima uyu mugezi arapima. In Ezekiel, Ngo God afogere told gutya me to ugera hano measure, mu bugombambare ngo arabutegeka and he got to the amazi ankle, and uyavogera he asked- teresene ati pima undi mugozi arapima umugerera hano mu rukenyerero naho wabijyamo he asked him to measure again. ati Got to subira upime his hip, amufatira ngo and bishinduka he measured umugezi it again, umuntu adashobora kwambuka keretse uzi koga gusa. and the source became so deep that only somebody who knew how to swim could cross Reka over. mbabwire iki kintu Let me tell you this. umwuka turawufite twese turimo We all have the Holy Spirit afite in pawa us. inganite mu buzima bwawe But how powerful is uwawugaburiye He akene in us? nivo nahangaha mu How bugombambare much have you fed the Holy ura Spirit ukontorora in you? wareba ikintu kirani akamerika kugira ngo kula kile kula When you see something akongorera ati and the Holy Spirit tells you, don't look at that, it's wrong. kirazira gute And you said, how is that wrong? ukagenda And you start to go ariko iyo umaze go kugera deeper, hawa go akakubwira ngo iki ni when kibi it gets to your head and you say, this is ntabwo ari wrong. nivo ya information gusa It's not afite na power yo information. kukubarura. He has power to change things. Ikintu cyantangaje biravuga ngo uwo mugezi watembaga ngo aho wageraga It hose iyo says waturutse mu that source rusengero of water, ngo aho wherever wageraga it hose flow, wagenda gutanga iki that river, ubugingo hose wherever wagenda it gutanga ubugingo. flowed, it gave life. Buriya mbabwira iki kintu Let me tell you, muvuge ngo haleluya. Iyo dukijijwe dukizwa muri spirit when we are born again, our spirit is saved. ubugingo aricyo twita ame ntizikizwa. Our soul doesn't get saved. Ame niho haba amarangamutima Our soul has y'ibyemezo our emotions, our ubushake decisions, harya hafatirwa our ibyifuzo will, byose aho ni mu Wherever we bugingo. make decisions. Ubugingo ntibuzabukiza. So the soul doesn't get saved. Umubiri The body ntibuzukiza. doesn't get saved. Umubiri ni 5 senses amatwi It's just ururimi one of our amaso senses, just ntazakiza. like the tongue, the ears, the eyes, all these don't get Hakizwa saved. umwuka gusa. Ibindi bisigaye It's ubugingo only n'umubiri the spirit, the soul, biba transforme and the flesh are transformed. birahindurwa. They are transformed. Reka mbereke ubundi ubugingo buhoraho Yesu abushira muri spirit. Eternal life is Ubwo in the bumana iyo bwageze spirit. muri twe bukagira imbaraga When that godliness is in us and grows, bukamba isa it icyo gutuma mu Baroma 12 and takes over. biravuga ngo That's why ntimwishushanye Romans n'abiki gihe 12, do not be soyez transforme conformed nimushiduke like the rwose people of today, but be Niki gihinduka. transformed by the ni renewing bwa of your buzima mind. bw'ubumana bwageze muri spirit When the buhaye godliness has buhambaye come isa into your burimo spirit bufata and ibice has by'ubuzima taken bwawe. over, bikagenda bifata ibice by'ubugingo amarangamutima ibyemezo ubushake when it has noneho taken n'amaso over, agahinduka akasigara areba ibikwiye. Umwuka rero nicyo cyawuzanye. that is why the Holy Spirit came. Umurongo ngira ngo nsome impamvu natinza mu Baroma 8:13 ni mwumve.
Romans 8:13. kuko niba mukurikiza ibya kamere by'umubiri For muzapfa, if you live according to the flesh, you will die. ariko nimwicisha umwuka But ingeso if- za kamere, umwuka But nimuwicisha ingeso za kamere by the Spirit you put to death muzarama. the deeds of your body, you will live. Ngiyi inkuru nziza. That is the good news. Uri mu bubata, Are you a slave? hari ingeso utagishobora kunesha. Are there behaviors that you cannot Warakijijwe overcome? ariko hari ingeso yo mu You buzima. are saved, but there's a behavior that has failed you. Bibiri irakubwiye ngo The Bible says hari umuti uyivura. there is a solution. Reka umwuka wera yiciye ingeso. Let the Holy Spirit kill that behavior. Umwuka wera arahari The Holy Spirit is available kugira ngo akubature. to free you. Muri Yohana 8:32-36 ndasoma nihuta. In John 32:36, Haraba ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. you will know the truth, and the truth Uwo shall ni make Yesu you wabazaga. free. That is Jesus who said Baramusubiza bati that. And he ko said, turi urubyaro rwa Aburahamu since we are descendants akaba of ari ntabwo Abraham, twigeze na hato kuba imbata z'umuntu and we wese, have not none been uvuga iki slaves ngo to anyone. tuzabaturwa? What do you say that we shall be free? Twebwe abana b'Aburahamu turi imbata We are tw'abatuye. descendants of Abraham. How can we be slaves? 34 Yesu 34. arabasubiza ati ni ukuri ni Jesus ukuri said, truly, truly, ndababwira yuko umuntu wese I ukora say ibyaha unto you, aba ari imbata y'ibyaha. anyone who sins is slave to sin. Iriya ngeso uzihoramo, So that behavior that you wihana always do, none ejo ugasubiramo, wihana none ugasubiramo, And you ntabwo repent. wakonfesa you confess today, ukatura none ugasubiramo, and you sin ukatura against the none next day. You ugasubiramo, confess ukatura today and you none sin the next ugasubiramo. day. Zakunaniye kubyihana, You have failed to repent. uri imbata yazo. You are slaved. Dufite abakristo b'imbata We hano have Christians who are slaves here. ariko uyu ni umwaka w'inkuru nziza. But this is the year of good news. Iyo usomye ku 34 When you read 34, 35 35, imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirawo niwe urugumamo iteka. Imbata ntiziba mu rugo, uzarebe ukuntu uzubyuka mu ijoro, uzarebe Look at ingeso yourself. uzarebe. 36 36. nuko umwana nababatura for then if the Son makes you free, you shall be free indeed. ngiki cyazanye umwuka wera, That is what brought the Holy Spirit, nukugira ngo abatura imbata ziraho, to bring freedom to those who are nukugira ngo slaves, abatura imbata zita to hari free abakristo the slaves who call themselves Christians, zita ko ari bene Aburahamu. who call themselves descendants of Abraham. Ndagira ngo sobanura ubu bubata. I want to explain this slavery. Umunsi Yesu aducungura tuvanye mu bubata, When Jesus redeemed us, He took us away from ariko slavery. itaretse umwuka wera ngo akore operasiyo, But if you don't let the Holy Spirit to work hari within igihe you, wisanga hari agace k'ububata kakiri mu buzima bwawe kubera ko ukidepanda n'ingeso runaka you yakunaniye. find yourself you are still slave because you have a behavior you're still depending on, Iyo nyota yawe idashira, and you find the thirst for sin is not Buriya, quenched. hari abantu by'ukuri uzuganira nabo bakakubwira ngo naragerageje pasiteri, There are people you talk with and they tell you, Pastor, I have tried and I have tried. nshobora kuvuga kabiri ntabeshye, I can't tongeye speak without lying. zikuryohesha amakuru. I just know how to exaggerate the news. Iyo nagiye mu bukwe When I go to weddings, ba MC bakunda kuvuga ngo indege iramanutse ngo igeze ku kibuga ngo cyo kibuga ngo cya Kanombe, niko baza bavuga ngo icyo cyaha muza mukitubabarira ngo ni cyaca ba MC ngo ni ingeso, hari ingeso z'abungeri, hari ingeso z'abatayeri badode, hari ingeso z'abamekanisiye, hari ingeso z'abacuruzi, hari ingeso z'abavunjayi. Mu izina rya Yesu, in the name of Jesus, we cancel Mureke all mbabwire. these bad behaviors and sins. Imana yaje kugira ngo God itubature, came so He can free uve mu ngeso us z'abamekanisiye, uve So mu we ngeso leave the z'abacuruzi, uve behaviors mu ngeso of the z'aba businessmen, MC, ive mu ngeso of ngo the niza, moderators, uve mu ngeso z'abungeri of ngo the bazabonesha, mechanics, ngo of twebwe the abungeri bazabonesha, shepherds. uve mu ngeso z'abanyamakuru zo gukabya Leave inkuru. the Ninde bad waguhimbiye bibisi? behaviors of the media people who lie. Ariko ni ukuri umwuka yakuganjije akabamo, uzi utangira But- gusohora ijambo guke wagira ngo urisohore ukama wumva When umwuka you're yakuvuga led by the ngo Holy Spirit and you are about wagira to say amagambo a menshi, wrong iyo word, umwuka yategetse ururimi ruza rutuza when you are led by the Holy Spirit, your tongue is under control. iyo se amaraso ya Yesu ntiyagucunguye ntibavuyeyo, ariko hari ibintu myitwarire yakunaniye The blood kubera of ko Jesus utaretse has umwuka wera ngo redeemed ayobore you. ubuzima. But the blood Ka kanyota cannot uza wicara redeem your ukaza poor uvanga behavior. koka
ukazuyivanga n'ibindi ntazi You know, kazashira numara the way gutomera kw'isoko you ya mix Holy Spirit soda ya yindi and Yesu some yabwiye umugore other w'umusamariya umugore w'umusamariya Holy yamubwira ngo Spirit will isoko quench the izadutubiza mu buzima just like he spoke to the Samaritan woman that I will give you ya nyota yo everlasting. kutanyurwa n'uwo mubana mwashakanye You know that thirst umwuka wera will not namara fulfilled kudutubiza by your tazamarwa partner. n'uko umugore wawe yipodowe n'uko umugabo wawe yambaye karavati azamarwa n'uko umwuka wera Your yakonza quench for adultery will not be taken away because of how your wife applies abantu makeup. bazavuga ngo abagabo bazabajya hanze cyangwa abagore bazabajya hanze ngo kubera ko abagore baba ari babi muzarebe aho bazabajya tubasa n'abagore babo. Usually, ariko ingeso iragira we have a tendency to believe that men or women What go do you commit adultery because their spouse is not n'abapasiteri handsome or beautiful basigaye enough. bamwe But babikora no, bakaza it's wrong. babwiriza n'abakristo bamaze gukora n'ibyaha bari hariya hasi kaswe mwebwe babarera nimuhinduke mwakire Holy Please Spirit change. Let the Holy kamere Spirit ntizitinya change. ikanzu kamere Let ntizitinya kill. kositime kamere ntizitinya imyaka iba mu buzima itinya Holy Spirit. The flesh is only afraid of the Holy Spirit, but not the dress you put on or the suit you wear. Imana ibagirire neza. May God do good to you. Nimba uri muri abo If you are among those and you're here, nimba uhaye inkurikirana online if you're following online, igihe kirageze cyo guhinduka it is time for you to change. umwuka wera arabishoboye And the Holy Spirit can help you change. guhindura ubuzima. He can change your life. bahungu bacu umwuka wera iriya social media imaze kubica The youth, please do not be deceived by the telefone ikaba social yarabaye media. bose Do not be ishusho zose controlled z'isi by your phone. nta kindi cyo gufasha kubohoka muri kiyo Nothing else can help you to be delivered in this abana time. bacu ntibakiba muri za saro ntibakiganira n'ababyeyi Our children abahungu do n'abasore not n'abakobwa stay in the living Waje kuva room. gusa hari muri chambre uri heyi ni muri They're chambre always into wakingura their room. ukamusanga aragaramye ku musego gusa When you open, they're all kuva saa moya laying z'ijoro down kageza in saa bed. saba nimumbwire From na 7 to kara 9. telefona ari mu biki ibyo ahaye areba ko isi yose iri hariya nta kizakubatura keretse They are ubuzima watching things on their phone. Nothing can free you except the Holy Spirit. abana basigaye baturusha information y'isi Our children have more information about what's going on in the world. muhereza umwuka wera azihana biriya kandi bizamutera Ask isesemi for the Holy utigeze Spirit to uvuga find him, and he will make all these things mwumvishe ko umunsi umwe disgusting. pasiteri yavuze ngo yarafunguye gutya ngo ahura n'ibintu ngo telefone yarayijugunye ngo se ngibi bibumo umva umuntu wabaye domine na Holy Spirit amadirisha yose amwe kiyoroha kinguka ariko mwarayakinguka iki cyumweru ntanze itangazo ndashoje. So this week I make an announcement as I close. kuwa kabiri On Tuesday, kuwa gatatu kuwa kabiri kuwa on kane Tuesday, on Thursday, azaba ari amasengesho we will pray. umwana nababatura muzaba mubatutse When the Son frees you, you will be free indeed. ni uzayobora tuzasengera imisozi y'ububati We are going to pray for the different mountains of slavery, kugira ngo umwuka wera yimike for the Holy Spirit to be manifest. bya bindi byose abakristo mugenda muvuga nanjye abakristo banyu baza bagira gutya abakristo banyu je nza mbabwira ngo igitangaza ni ikihe uwo muntu ndaho aragera none se amaso yacu ashobora kureba hanze ariko uyu mwuka wera aramuzi nta kindi ntimugacirana imanza So don't judge one another. dupfukame tubwire ushoboye Come, ibintu let us kneel down and kugira ngo pray tube to itorero God, rimurika abagabo so bamurika that we are a abadamu church that brings light, mwaba full mama of men aho and women kwirirwa who mubwira carry abagabo banyu light. noneho ndaryama urigaburira wenyine hari umudamu agazumubwira azaza saa saba nicare mutegereze cyangwa ndyame none urashaka nkubwire gute nuryama se ukarakara abandi kamahe kanyamenyo mvuge aho biramubuza se kamere chef arakurusha imbaraga umutegetse pfukama umusenyi twababwira ngo nimuze gupfukama hano ba bose bayoboye ingo n'abagabo bayobowe na za bose n'abagore n'abana bayobowe nize gute mukama mubwira amafieri gusa ukuguru kukundi uri bose he kuri escala ese bunarakaye You might carry a big Mumbwira title, ngo. but you're still slave to sin. ukunarakaye reka mbabwira iki kintu nukuri abantu bishwe na uwo kureba ukomeza imbere
Musimwe atwande rutayisire pastor bishop One of our pastors said, ngo Imana yatugiriye neza. God has done really good things to us. Yofungura gucyo mutakaza yamasoma mugenzi. If he was to just let us read each other's umwe yozama hearts, yuko akazamuka mu Kigali undi akamanuka akaja Nyabugogo undi we would akazazamuka run away from each other. kubera gusa kwaye gusoma ukusa ukutugaragara inyuma siko twatusimbere. Having access to each one's heart can be very interesting. Wazuhunga umugore wawe umugore akaguhunga abana bagahunga ababyeyi pastor agahunga abakristo bakamuhunga hano dutwotera. We probably wouldn't even have church because we would run away from each other. Jewe nakweretse bari abantu bazaberekwa barahumiwe ndirwanere ku byaha byawe mbigire mijyane mu ijuru sembi sumuruho uzi kuzureba umuntu ukazamumureba wese umurondora ibyaha byose azakora uwo kwa mumwanga ukamuruka ito Imana izi turinda kwereka ibyaha byawe so tubasengera gusa mukizwe ubu ariko nimurebe kanje pastor yeme narengeje amasaha nimurebe kanje pastor kamamba menye ibyaha byanyu mwese hari umuntu woninjirira mu biro nguru umudiyakoni maze kakwereka ngo akorera gutanga ifunguro ryayo ahubwo Imana zingirira neza izi byibikira yonyine yo kagira Imana ikabishira mu nda yayo ikabihisha kugira ngo dupfe kwegerana itegereze umuntu uzahindurwa n'umwuka we so that I don't have to see. umuntu kiri muzimu utarafa ntimukamucira urubanza Please don't do muza mumusengera azaruhagaruka keretse byarangiye. They will get tired and they will come back and be saved. Nimuze gadusenge muzaza. Please come on Tuesday muzaza dusengera itorero and Thursday we will pray for the church. Tuzapfukana muvuga ngo we are going to kneel down and we are going to intercede. We are going to pray. imisozi yose y'ububatiri mu pray that God removes all the mountains of slavery, adultery, fornication. yo guhemuka tabara data umwuka wera niga amaze reba kunti itorero riboho. And you see how the church will be freed. Imana ibagirire neza. May God do good to you. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Abo muvuge ngo haleluya. Mwongera cyane haleluya. Ese ko mwumvisha ukuntu bibabaje? Isn't this sad? Ariko nzantangara mureke muzamwumva ko mababaye bane. Nkumumbabaza ko umuntu w'umugabo ufite imyaka 60. Imagine a man 60 years old. Uzawirukanka akaja gutereta umukobwa w'imyaka 21 ungana nabucura bwiwe. Who goes after a 20-year-old little girl who's the same age as his young boy? Wouldn't you cry? Yaba nibyo byahabajaga no kubakecuru. Nibyaha kuza noneho ni double nukuri kw'Imana. Noneho ko wapfuye nanone nyine ibyaha iyo ubona umuntu w'imyaka 20 ungana n'umwana wawe going chasing a girl who is 21 years old, the same age as your last born. If only you knew the number of rapes that are happening in our country. And those rapes committed by older men. The reason I say this, we need to pray. Even when they take these people to prison, they don't change unless the Holy Spirit changes them. Heavenly Father, we thank you. If you want to stand, please stand. We thank you, Father. Rescue us. You gave the Holy Spirit for him to change things. And what we need to do now is to pray. You didn't call us to confess only, but you have called us to repent as well. Peter said, for those who have the fruit of God in them, do not sin. Sin comes as an accident, but we do not sin. We
tumara n'icumweru tumara n'umwe ukwezi no kubera ko mwuka ari muri twe ntiyabitwemerera. We cannot plan to sin on a day after another because the Holy Spirit in us will not permit that to happen. Mwuka wera waje mu itorero kugira ngo dufashe. Oh Holy Spirit, you have come to mara ububata bwose. Take away, free us, take away slavery. Abana bawe wacunguje amaraso. The children that you have redeemed by the blood. Ariko nubwo bubata buracyakurikirana bamwe hari ingeso tibarazija kure tibarazireka zikibadomi. With some behaviors they have not given kamere cishwe bugufi. Let our flesh die. Nigwe n'imbaraga z'umwuka we. Let it be shredded by the power of the Holy Spirit. Abantu bahinduke rwose. Let people be transformed. Ugire ba representa bawe kuri iyi si. May you have representatives. Abashumba kuri iyi si. Pastors here on earth. Abakristo kuri iyi si. Christians here. Abayobozi kuri iyi si. Leaders in this bafite ishusho ya Yesu. Who have the image of God. Batsinze kamere. Who have overcome the flesh. Batakiyoborwa na kamere. Who are no longer led by the flesh. umwuka ingeso za kamere. May the Holy Spirit overcome. Maze bagire ishusho y'Imana. And let them have the image of God. Urakoze data. Thank you, Father. Icubahiro n'ishimwe. The honor and glory bikomeze kubizaha. Continue to be yours. None n'iteka ryose. Now and forevermore. Dusengeye amaturo yose yatanzwe. We pray for all the offerings that have been given. Dusabiye n'abandi bose batarakira agakiza. We pray for all those who have not received you as Lord and Savior. Kuko abo ngabo bo ntibaramenya ubatura uwo ari we. For those who don't know who redeems us. Ikitubatura n'amaraso ya Yesu n'umwuka wera. What gives salvation is the blood of Jesus. Kuko umwuka wera yaje gukomeza icyo Yesu yakoze. Because the Holy Spirit came to continue what Jesus Reka started. abatarakira Yesu bamwakire. That all those who have not received the Jesus Christ receive him. Katurebe nimba hari umuntu uri hano utarakira Yesu abandi bagituje mu gihe yamusenga. As we remain still and pray, I want to see if there is anyone who has not received the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Please raise your hand. I want to see you if you have not received Jesus Christ as Lord and Savior. Abandi boko turigisha mu byo kubatuka bafite ibibabatura na amaraso ya Yesu n'umwuka wera barimo. Ariko we utaragira amaraso ya Yesu n'umwuka wera twokubira ngo baturwe niki. Who have not been freed by the blood of Jesus, you need salvation, and only the blood can do that. If you need to receive Jesus Christ, please raise your hand. Father, we say thank you. We are victorious. We will continue to be victorious. We will continue to be victorious. This is good news. Because that is what brought the Holy Spirit. We are victorious. Every time we allow you. We allow the Holy Spirit to free us. In Jesus' name. We put our hands together for in Jesus' name. Amen. Amen. May God bless you. Greet your neighbor. And tell them, may the Holy Spirit continue to free. May you be freed by the Holy Spirit.